What man? What man? Hello, hey you, it's your boy Snowden. Mbaye ikaze cyane bakunzi ba Snowden TV show, uyu munsi ntago bisanzwe. Anyway, tujye tubana mu biganiro bitandukanye nk'ushize twaganiriye ku gituma abana bata ishuri. Ibyo bivaho twagezeho ikintu kiganiro cyari hottest like spring roller cyavugaga ese niba bikwiye ko abasore bakwaka avance abakobwa mbere yo kubana. Uyu munsi ntago bisanzwe, tugiye kwageza ikiganiro gishyushye cyane kiri very interesting, aho tugiye kuganira n'umusore Oscar. Mu by'ukuri tugiye kuganira ku ngingo igira iti niki umuntu w'umusore, niki umujene yakora kugira ngo arwanye ubushomeri. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu by'ukuri dufite abashomeri benshi, dufite bare muri n'abashomeri. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu umuntu wese yakora nk'urubyiruko, cyane ko buri muntu afite inshingano yo kwigwanira, buri muntu wese afite inshingano yo kurwana, gufighting kugira ngo arwane akemure bimwe mu bibazo ahanganye nabyo. So hano mu Rwanda dufite ubushomeri. So tugiye kureba ingingo zitandukanye uburyo twahangana nabwo, uburyo twahangira imirimo. Ngira ngo niba ukunze kino kiganiro mu by'ukuri please, niba nabwo ugigira kuri ino YouTube channel Snowden TV show, ndakwinginze kora subscribe, ukore like, ukore share, ugena muri comment utubwire se ubundi uherereye hehe, uri kumva cyo kiganiro uherereye hehe. So rero reka ntangire kuri kamera zacu za Snowden TV show. Tufite umutumirwa, ngira ngo yatangira twibwira, turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego. Kuri Snowden TV show rero twakirana batandukanye, tugamije kwana nabo ku nyungu runaka. Uyu munsi rero twajya ngo tuganire ku cyo twakora kugira ngo turwanye ubushomeri mu rubyiruko, nk'urubyiruko. So ngira ngo watangira usuza abakurikiye Snowden TV show bityo bakabasha kukumenya. Yego, wawe kazi. Muraho neza. Amazina yanjye ni Oscar Junior. Nkaba ndi hano nk'umutumirwa. Murakoze kuba mwatwakiriye kuri Snowden TV show. Aha, Junior, nguhaye ikaze cyane rwose. Wiyumvemo ikaze kuri Snowden, dukunda abashyitsi. Tuhacana urugero rwose ko n'inshingano zacu, kandi ngo umunyarwanda yavuze ngo imfura igwa neza nisubira. N'akandi gihe rwose bizaye bidushimisha nitugukenera twakubona kuri Snowden TV show. Uyu munsi rero ntago bisanzwe. Mu by'ukuri iyo turebye hirya no hino mu gihugu cyacu dusanga hari umubare w'urubyiruko. Hari urubyiruko rujya kwijandika mu bikorwa bitandukanye bibi, aho twavuga nk'ibiyobyabwenge, ubujura, uburaya se, ndetse n'ibindi bikorwa mu by'ukuri leta ifata nk'icyaha. Ariko ugane n'ubwo rubyiruko rukubwira ko ikintu cy'ingenzi gituma bajya muri ibyo ari uko badafite akazi, ari uko nta mikoro bafite. Mu by'ukuri mu magambo makeya ikibazo cy'ubushomeri kiratwugarije muri icyo gihugu cyacu. Junior, ngira ngo niki wabwira, ni gute wafasha umuntu, abantu bafite ikibazo cy'ubushomeri? Njyewe ikintu nabafasha, kuko nanjye ndi umujene, ntago ndi umuntu uhambaye ufite ibya mirenge, ubwo ndavuga mu bijyanye n'ubutunzi, ariko mfite mentality, mfite idea. Ikintu rero nababwira, nanjye ubu nicyo ndi gukora rwose. Nimbabwira ibintu mwumve ko nanjye ariwo murongo ndimo, kuko ntago byari byatungana neza, ariko mfite icyizere, ndashoboye. Ikindi ndashobotse nyine, iyo ushoboye yego biba bigombwa gukunda. Ugize uti mfite icyizere. Burya ku isi ya none ubuzima bwacu bwubakiye ku cyo nakwita icyizere. Kubera ko iyo ufite icyizere uba ushobora kubyuka uri umukene, cyangwa se umunsi ukaba ukennye, ariko ukaba wizeye ko ejo hawe heza hashobora guhinduka. Ukaba wizeye ko ushobora kurwana kugira ngo uyu munsi niba ufite background mbi ejo uzayihindure. Ngira ngo hari akantu nigeze kuba nakunda karanyinspire cyane, ni nka inspiring story y'umugabo bita Bill Gates. Yigeze kuvuga ngo niba waravukiye mu muryango ukennye ntabwo ari ikosa ryawe, ariko nupfa ukennye ibyo ni ikosa ryawe. So mu yandi magambo yumvikanisha ko kuba waravukiye mu muryango ukennye nta mahitamo abigizemo, ariko ufite uwari wo kugira ngo uhindure bwa buzima bwe wavukiyemo, bityo nawe ntuzagire gute, ntuzakene, cyangwa se uzagire nyine uzabona ubushobozi, sibyo? So Junior, rero hirya no hino muri Kigali mu mihanda ahantu hose tujya tubona urubyiruko
rudashaka gukora rwigwa rwicaye rusabiriza kandi rukeneye amafaranga sibyo abantu nk'abo wowe ese mwamujya muhura turahura cyane ariko nyine ubona ko nyine biterwa wenda n'ingeso cyangwa se icyo twakwita peer groups yego agakungu ariko nyine hari n'abandi baba bari mu mujyo nyine wo kwiteza imbere bashaka akazi bari mu myuga yego ngira ngo hari ikintu njya mbona leta y'u Rwanda igikunda kuvuga urubyiruko n'izo mbaga z'igihugu zubaka bagategura ubufasha bwinshi kugira ngo bafashe bakazana training ya short courses ku buryo umuntu ashobora kwiga nk'umwuga nk'amezi nk'atatu cyangwa se umwaka akabasha gukora akiteza imbere ariko ugasanga mu by'ukuri urubyiruko ntirushaka gukora niyo bazanye izo training bamwe ntibazitabira sibyo wowe nk'umusore unabipfira hehe Junior urumva ni imyumvire ni mindset yego kuko nyine urumva umuntu iyo asobanutse hari ibintu adakora hari n'ukuntu nyine n'agakungu nyine cyangwa se ikigare uriya nacyo kibigiramo uruhare yego niki wagira rumwe mu rubyiruko byuka wicaye rudashaka gukora amaboko ngo bakore bashaka kwirirwa bajya kuri social media ukora umuntu ari WhatsApp day by day from Monday to Sunday nta kindi akora ngewe hari n'abajya banyandikira ati ubuse ko ndwaye ndi mu bitaro Kanombe ndarembye wampaye 500 wampaye izo ni ingaruka zo kudakora bijya bintangaza cyane ukabona umuntu ntashaka gukora ahubwo ari gusabiriza ndetse asabiriza 500 ijana se ukabona ni imico mibi kwe gucika ese umuntu usabiriza udashaka gukora amaboko ngakore udashaka kubira icyuya ngo umurimo akore bro akore abone ifaranga ariko yaruhiye nihe nama wamugira nkawe Junior nk'umusore kabisa wavuze ati ngiye kuva imuzingo ngiye gukora amaboko nkora niteza imbere mpindure ejo hanjye hazaza nzabeho neza niki wagira inama umuntu udashaka gukora ushaka kubyuka yicaye udashaka kugira ngo agane umurimo niki wamugira inama nagira abo bajene cyangwa se buri umwe wese nuko yakura amaboko mu mufuka agahera kuri bike afite hafi aho kuko ntawe ubura aho ahera impamvu ntawe ubura aho ahera ufite kuba warasoje segonderi cyangwa utaranayisoje tuvuge ku basoje segonderi nibo bantu nkunze kubona bavuga ngo ubushomeri ngo urubyiruko mu Rwanda turakenye ariko ntabwo dukenye ahubwo ni imyumvire ni mindset makaba make noneho ukuntu ibintu bimeze rero icyo nababwira bakura amaboko mu mifuka impamvu igishoro gihari urahari uri muzima ufite imbaraga ikindi ufite n'abantu bagusurroundinze nyine niyo mpamvu ushobora kuba wenda warasoje ahantu warize nka software development ukaba wajya ku irembo ukavuga ati ngewe kankora ga stage ukahakora ukwezi kumwe ugakora cyane hari abakozi baba bari gukora gakeya nyine barabaye abanse bagenda gake bose aba ari kukubona kuri gukora cyane kabisa kwezi kwa kabiri ugakora kwezi kwa gatatu hari igihe boss avuga ati uriya akora nabi kamwirukana ugasigara mu kazi iyo systeme ku bintu wagiye wize warize ibyo guteka wajya ahantu ugasaba stage ukihangana nk'ahantu hari kantine cya restaurant ikomeye wihanganye ukajyayo saa sita uburarya ugakora nyine ugakora iyo stage yawe nyine wimenyereza nyine iyo uri gukora stage ukora cyane ugira ngo boss abone umusaruro wawe rero hari abandi baba bafite akazi bakora uko bishakiye bagenda gake bakererwa ariko uri muri stage urabanguka kuri munyangane ndi kuvuga cyane kandi sound ziratugena oya ntari ukagira nyine ukukora cyane kwawe rero kuguhesha akazi no kwitwara neza ugasanga abandi ahubwo abonye ko atari ingenzi arabagabanyije kuko nyine rumva agwa bagigira umuhate nyine mu kazi iyo ni inama ya mbere ku muntu utarize rero nawe ibyo yabikora bigakunda gute rero babwire bari kumva gusa guteza amatwi umuntu utarize umuntu utarize akenshi urumva abakora ikiyede
mu bakobwa wenda asuka hari utuntu abazi nyine. ariko buretse gato hari akantu ushyizemo ati umuntu utarize ati abakora ikiyede. none se Junior buriya bwo nk'umuntu wize nk'umuntu wize ariko utari wabona fondasiyo y'ubuzima icyo yakora, umuntu wize utari wabona wenda agashoro k'ibyo yakora, aho kugira ngo ubyuke usabiriza cyangwa se ushora mu ngeso z'uburaya cyangwa se ubujura cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge, ahubwo ntabwo byatwara ikiyede ukagikora nubwo uvuze ngo nicyo tutarize ukagikora mu rwego kugira ngo ubone amafaranga yo gukemura bimwe mu bibazo uhanganye nabyo. Impamvu nari nkomoje ku kiyede uko nyine ari cy'abantu batize nyine wenda wasoje P6, P3, P4, P5 nicyo yishikiraho nyine niko kazi nyine uhita ubona hafi. niyo mpamvu ngiye nagishishikariza abajene nyine numva uri karitsiye uhita ubona ikiyede nyine iyo ugishatse uhita ukibona ntukaba wakora nta gace kabura isoko ukaba warangura utuntu ukaba warangura amavoka se ukarangura imineke ukarangura ibitoki ukaba watara imineke ugakora bizinesi ya yellow banana se cyangwa imineke. Urumva ukuntu ngiye ibintu mbitekereza ariko ni nako biri. Ahantu hose waba uri hari abantu, abo bantu hari ababa barateye imbere nawe birashoboka ko watera imbere. Ikintu wowe ushobora gukora ni ukwisakrifiya ibyo bitambo, niba ari ukubyuka kare, niba ari ukwibabaza, niba ari ugusevinga ukabikora no matter what, kuko nyine ejo nyine ukavuga ati kanihangane byibuze niba ndi gukora ibintu bizima ewana n'ingaruka zizaza ari nzima. Ngira ngo Oscar cyangwa se Junior hari urubyiruko njya mbona rwose rwaratinyutse, ugasanga bamwe bari kugerageza kwirwanaho, ugasanga hari abongenge ncaho bari mu kiyede kandi rwose bakagikora. Ndetse hari abo tuye tuganira bakambwira ati ngiye rwose navutse mu muryango ukennye, iwacu nta bushobozi dufite, ariko kugira ngo mbeho nabi cyangwa yongeye mu muntu leta yanga urugero nk'ibiyobyabwenge, uburaya ndetse n'ubujura, nahisemo kujya gukora icyo kiyede. Iyo nciye 5,000 cyangwa se 4,000 mba numva ntuje, ariko ugasanga hari nk'uko bavuze ati ni cy'abatarize, ugasanga umuntu w'umukobwa arangije senior 6 aho kugira ngo ajye mu kiyede ahubwo agiye guki ku muhanda mu buraya, reka tubivuge gutya ko nagiye kwicuruza. Ese ubwo ari wa wundi ukora ikiyede ni wa wundi mu by'ukuri wagiye kwicuruza ku muhanda n'umukobwa, ninde kuri ufite agaciro kurenza undi? Ufite agaciro numva ko umubiri we ari uwo nyine kumukorera, kumutunga, kumubeshaho, ariko atari mu buryo bwo kwiyandarika. Hari uburyo bubiri bwo kubaho. Hari uburyo bwo kubaho nyine wiyubaha, waramenye Imana, urumva. Hari no mu buryo nyine bwo kwiyandarika, ukitwara nabi. Ubwo ndavuga ku bakobwa, ukitwara nabi ukajya mu mico mibi, mu ndaya. Ariko nyine hari n'ubundi buryo bwo kuba wanyura muri process nyine, step by step nyine, sibyo? Gusa ntabwo ndumva neza, ntabwo ndasobanukirwa kuri wowe watinyuka akavuga ati ngereka njye mu kiyede njize 5,000, n'undi wavuga ati ngereka njye gucuruza njye kwicuruza nk'umugabo w'uburaya. Urumva ninde wakikiye kurenza undi, cyangwa se ninde uri kwiha agaciro kurenza uwundi mu by'ukuri tugereranyije turebye hano hanze ku isoko rya hano hanze? So first of all, urumva umuco nyarwanda ubundi hari kirazira, akaba indangagaciro nyine, urumva bigendana no kwiyubaha nyine. Ubwo rero ntabwo ibintu rwose byo kwiyandarika, byo kuvuga ngo urabe indaya, ibintu by'ubuprostitute ntabwo biba bikenewe nyine. Ahubwo gukura amaboko mu mufuka ikintu cyiza, uravunika ariko ukavuga ati kamvunike nawe n'ejo mvunike, ariko wenda next year nzabe ngeze ku bintu bizima. Ariko kwiyandarika, ushobora kujya mu buraya uri umukobwa, umugabo iyo yagukoreye ibyo nyine, mwasambanye, mwaryamanye, uri guta agaciro. Ariko iyo uri gukora ibintu byawe uri kongera agaciro, uvunika, wongera amafaranga, wongera agaciro. Abajene rero nabashishikariza kongera agaciro kabo. Abakobwa nkabashishikariza kwiyubaha,
kuko umukobwa utiyubashye abana biragoye cyane muri iyi generation nkuko bigoye cyane kwiyubaha kuba ikigoryi nyine biroroshye ariko nabashishikariza gukunda ibintu bikomeye nyine kuko imbere haba ari heza nuko amaboko mufuka bagakora kongereho bagakora amaboko mufuka bagakora bakiteza imbere turi mu gihugu cyiza Imana yaduhaye igihugu cy'amata n'ubuki duha abayobozi beza iduha umutekano Yohana Mana yanjye iz'amarere ziba ziri hafi yacu ndabishimira Imana cyane ngira ngo mu by'ukuri inama zawe zirumvikana inama zawe rwose ni inama buri wese yakwifuza kumva ariko wenda dusubiye inyuma gatoya mu by'ukuri iyo umuntu atangiye igihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ubwo wenda nko ku bakobwa mu by'ukuri iyo umukobwa adafite ikintu cyamuramira ni handi usanga umuntu amushukije nk'uduhenda abana ugasanga umuntu amuha udusambusa akamitiyo utubiswi n'uturindazi utuneke utuntu mbese ubona ko tudashinga mu by'ukuri kubera ko umuntu adashaka gukura amaboko mu mifuka yumva ko agomba guhabwa utwo tuntu tutambaye agaciro hari igihe inshuro nyinshi birangiye umuntu amugushe mu mutego akaba aramusambanyije akamutera inda itateguwe nk'umwana w'umukobwa ngira ngo tujya tubona hano hanze iyo umuntu asamye inda cyangwa se abyaye inda atateganyije bimuviramo kubaho nabi bityo niba yigaga akaba inzozi ze zirangiritse mu by'ukuri ni iki wabwira umwana w'umukobwa ugomba kumva ko agomba mu byo bava ngo ni ukura ibyinyo ugomba kumva ko adashobora gukora agomba gusaba abasore agomba gusaba abagabo ni iki wabwira umuntu ugifite iyo myumvire muri iyi viziyo tugezemo ya 2020 ni iki wabwira umuntu ufite iyo myumvire nk'iyo ngiyo udashaka gukora akumva ko azajya aho yasabye mu by'ukuri ikintu namubwira kuko nyine inama namugira iragoye bo kuyumva kuko baba bari addicted mu kuntu ariko ikintu namubwira ugenda agerageza uko yabyinjiyemo ni process yagiye gake gake uyu munsi abikora ejo akabikora gake gake noneho namubwira ngo nagerageze agenda asohoka gake gake nyine uko ugenda ubivamo gake gake ni nako ugenda ubona ububi bwabyo noneho ahindura inshuti areka icyo kigare bagendanaga ashaka inshuti nshya cyane cyane abantu guhitamo inshuti bikunda kutugora niba unywa itabi niba usambana niba uri indaya niba nyine muri abajura niba ibyo byose ubikora n'ubundi usanga wahisemo inshuti mumeze kimwe muhuje kabisa ikintu cya mbere hindura inshuti ewana ugira inshuti wenda zinywa ibiyobyabwenge zikora amabi ariko ugenda uhindura inshuti ugira inshuti z'abasaza abantu basenga kugira ngo nujya uhorana nabo cyane uzagenda uzamo nyine inshuti zawe mbi ugenda uzishyira ku ruhande uzagenda wakira inziza ugenda ubona ko wari no mu nzira mbi ugenda uvamo ariko ugifite izo nshuti ukiri aho hantu muri karitsiye biragoye cyane ndakumva rwose mu by'ukuri Junior none se hano mu Rwanda hari urubyiruko ariko usanga mu by'ukuri hari amahirwe adukikije hari ibigo bya leta bifasha urubyiruko kwiteza imbere urugero hari yigeze kuza cyitwa ngo ni WDA yashishikaje abanyarwanda kwiga imyuga ariko none hari n'izindi training leta igenda iha abantu mu rwego kugira ngo n'abandi bacikije amashuri abashe kuba yabona icyo akora bityo zanduzi yari afite zikomeze mu by'ukuri hari igihe rimwe na rimwe amakuru aza abantu ntibayamenye bitewe n'uko wenda urubyiruko tujya mu nteko se batabira gahunda za leta se kandi urabizi ko inshuro nyinshi ari nk'ubufasha bwa leta buje ibintu bigirwa ku muganda hari abantu batajya bajya ku muganda hari abantu batajya bajya mu nteko z'abaturage kandi rwose izo ni zimwe ni nk'umwe mu miyoboro leta yacu y'ubumwe inyuzaho ubwo bufasha mu by'ukuri wabwira iki n'iki wakangurira umuntu mu by'ukuri kugira ngo yitabire gahunda za leta abashe kuba yagerwaho n'ibyiza leta imuteganyiriza kwitabira gahunda ya leta ni ukujya mu nama so inteko ukamenya ko inteko yabaye nubwo abajene bigoye ariko ukamenya nayo makuru byibuze kuko amakuru buriya y'igihugu amakuru ya leta aba ari sawa uko bamenya iyo miziki iki byabaye uba ugomba kugira n'ubundi bumenyi ntabwo ugomba kuba
mu mikino gusa cyangwa se ngo mu miziki gusa ugomba kugiraho ukamenya ngo umuganda wabaye nubwo utajyayo hakajyaho undi muntu iwanyu ariko ukamenya ngo havuzwemo iki cy'ingenzi ni izihe porojegiti zaje bashaka kugeza ku rubyiruko biteza imbere ibyo ukabimenya ariko muri make icy'ingenzi ni ukubahiriza serivisi z'igihugu. Urakoze cyane. Bakunzi ba Snowden TV show nk'uko mubyumvishe, Junior agira inama zitandukanye urubyiruko, haba wa wundi ushaka gukora amaboko mu gakore, haba wa wundi udashaka mu by'ukuri ushaka kugira ngo abeho ari umusongarere n'abandi basabiriza, ndetse nawe numva yatajya mu cyede ngabo n'ibyo akeneye, yabagiye inama rwose ko bakoma ku mifuka bagakora. Niba rero dukomezanyije kujya kuri uyu munota, mu by'ukuri ndagushikariza kugira ngo ujye muri comment utubwire ubundi umutumirwa wacu uramwumva uti niki kindi se unamubaza niki kintu mukeneye kumubaza ko muri kumwirebera kuri kamera za Snowden TV show, bityo mumubaze rwose ikibazo mushaka kumubaza. Bakunzi rero mudukurikiye kugeza kuri uyu munota, mu by'ukuri niba ukuri iki kiganiro ariko utari wakora subscribe, please iki cyo gihe rwose kora kuri subscribe, utambika hirya hari inzogera ukoreho, unafunga notification kugira ngo igihe cyose time Snowden TV show twapoze ikiganiro ujye ukibona mu bambere. Ngira ngo Junior nkubaje gatoya, wenda hano mu Rwanda usanga hari usanga umuntu afite nk'amafaranga makeya, ugasanga umuntu afite nk'ibihumbi nk'ijana, 200 se, wa muntu afite akazi ariko ashobora kubona yabona capital ibihumbi 100 cyangwa 200, ese ni nk'iyo business ubona yakora wenda ku gishoro gito afite ku 100 cyangwa 200 akagenda azamuka gake gake, mu by'ukuri mwe kugira ngo yishakemo igisubizo ahanganye nacyo, mwe kugira ngo yishakemo ubushobozi, bityo yere kujya mu ngeso mbi. Umuntu ufite 100 cyangwa se 200, ubona nkawe kuri wowe nk'urubyiruko ari he business yakora yamufasha kwiteza imbere? Umuntu ufite 200, yego, ubwo byaterwa no muri sector y'abaherereyemo nyine, niba ari umujene, niba ari umubyeyi, cyangwa se niba nyine wambwira wenda ni umujene wanagije nko kwiga segonderi cyangwa se ntabwo yize, ariko mu bushobozi afite abonye 200 cyangwa se 100, uwo mujene yabikoresha ate kugira ngo byibura bibashe kumuha ya sabune, bashe kumuha ya mavuta? Niba ari nk'umukobwa acukuye n'abandi bashaka kumushukisha utwo duhenda abana, cyangwa se bari nk'umuhungu ashobore kwibaka gake gake, ariko agenda yubaka mu bushobozi muri ka gashoro gato, yagenda azamuka, mbese ari nka fondasiyo y'ubuzima arimo akora. Umuntu ufite igishoro cy'ibihumbi 100 cyangwa 200, nkawe wamugiye inama yo kuyakoresha gute? Umujene, yego, ufite 200, umujene byaterwa n'umwuga ushaka gukora. Ushobora kujya kwiga kuko buriya iyo ukiri muto nyaboneka ari byiza iyo winvestinze mu bumenyi, yego, kuko ubumenyi ejo hazaza urabukenera. ibyo uzi nibyo bigutunga. Ushobora kuba ufite 200 byawe ukegera umuntu wogosha ahantu ku gasantere hashyushye, abwira ati ariko waguha 100 nagenze ukanyigisha tunakorana, kandi bwogosha ibyo n'umuntu uzagira uzanasaza. Uwo muntu arabigukorera, yaba uri umukobwa yaba uri umusore. Ku mukobwa wajya ahantu basuka ugatangira ugakora ukabyiga, aho ngaho ujya gusoza baguha n'akazi. Iyo witwaye neza baguha n'akazi, ukaba wahakorera ukazasoza ujya mu byawe. Tuvuge nko mu ifarini, ushobora kujya ahantu bakora capati muri resitora cyangwa kantine zimwe ziyubashye, ariko nyine iyo ushaka kujya ahantu ujya ahantu nyine hafite intego, utarahurira n'ibirangaza, utarahurira n'ibigare, ukagenda wowe ufite intego. Iyo ufite intego wibuka n'icyatumye utangira ibyo bintu n'impamvu, ubikora n'umutima wose wivuye inyuma, kandi n'Imana hari igihe igera ikabona ukuntu umwana wayo avunika, ikagufasha, avuga ati kamu blessing, kamuha imigisha, nawe agira iyo agera, ari ready. Iyo ibona nyine uri ready yo kuyakira, ntabwo Imana izaguha umugisha uri umusinzi uri mu buraya. Imana ahubwo izabanza kunyuze muri ibyo byose, ubabare, numara kubivamo igihe yakublesinga. Hari n'igihe abantu baba batiteguye imigisha y'Imana, ugahora usenga ariko uracyakora ibyaha, ugahora usenga ariko nyine ntabwo wari witegura imigisha y'Imana. Yego.
bakunzi ba Snowden TV show nk'uko mubyumva rwose, uyu musore afite inama nziza zafasha urubyiruko kwiteza imbere, zafasha urubyiruko kuba bakireya fondasiyo y'ubuzima. Mu by'ukuri ngira ngo tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko mu by'ukuri abo twatangiranye rwose ndabashimiye. Nawe tuyenye kuri uyu muntu tugikurikiye Snowden TV show, please niba utari wakora subscribe ndakomeza gushikariza uyikore, unafungure ku nzogera kugira ngo Snowden TV show nicyo twapotinga ikiganiro ujye uba mu wa mbere mu kugikurikirana. Ngira ngo Junior, tugeze ku musozi w'ikiganiro, niki wabwira urubyiruko rudukurikiye cyangwa se abanyarwanda muri rusange? Urubyiruko rudukurikiye n'abanyarwanda muri rusange, ikintu nababwira ni uko mvuge muri rusange, nanjye ndimo, turi abanyamahirwe, dufite u Rwanda rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rwa Gihanga, u Rwanda rwa Gasabo. So dukure amaboko mu mifuka, dufite umutekano, abayobozi beza, natwe nicyo gihe ngo dukure amaboko mu mifuka, igihugu tugikorere. Ikindi kwiyubaha, umuco na kirazira, discipline mbere na mbere mu bintu byose ukora, discipline. Abantu basenga ukubaha Imana, ndakeka ibindi bizagenda neza. Murakoze. Bakunzi ba Snowden TV show, mwe muduteze amatwi, aha niwo musozi w'ikiganiro. Mu by'ukuri turangiranyije na Junior umutumirwa wacu, adufasha kandi atuyaga inama nziza. Nkubwira ko ushaka kujya muri komenti ukaduha ibitekerezo ku kintu wifuza ko twaza gukoreraho usenguzi ubutaha. Mwakoze cyane kurutega amatwi rero, bye naho ubutaha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, murakoze. What's going on?